Reka tubasuhuze kandi tubifurize ikaze mwebwe mukurikira Face TV, mwe mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu, mwe mukurikira ibiganiro binyuraho ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi bitandukanye, aho muri ahariho hose mu bihugu bitandukanye turabasuhuje. Uyu munsi mwiza rero turi kumwe n'abagabo b'Imana ahangaha muri kubona kuri kamera. Reka duhere ku ruhande buri wese tumumenya kugira ngo tuze gutangira neza ikiganiro cy'uyu munsi. Amazina nitwa Muteye Emmanuel, nkaba ndi visi perezida w'urwego rw'abagabo aha ku itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi. Murakoze cyane, reka dukomeze. Murakoze cyane, ndabasubije mwese abakurikira Face TV, ariko by'umwihariko ndasuhuza abagabo bose ba Assemblée de Dieu mu matorero atandukanye, haba mu ntara ya Kibungo, Mutara, haba muri Byumba, muri Kigali, mu ntara y'Amajyepfo, muri Cyangugu, muri Ruhengeri na Gisenyi. Mwese shalom shalom, turabasuhuza tunabifuriza icyumweru cyiza cy'abagabo. Ni Pastor Ntwarane Anastase, umushumba w'itorero ya Assemblée de Dieu Nyakarambi mu karere ka Kirehe Burasirazuba, nkaba kandi umuyobozi mukuru w'urwego rw'abagabo muri Assemblée de Dieu. Shalom, reka dukomeze. Murakoze. Amazina nitwa Murangwa Freddy, umuyobozi w'urwego rw'abagabo mu itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi, kandi bifuriza umunsi mwiza. Murakoze. Turacyakomeza cyane. Bose mo baravuga bakagaruka ngo w'abagabo turamenya impamvu. Reka dukomeze. Murakoze. Nitwa Jangoriye, nkaba ndi umubitsi muri komite y'urwego rw'abagabo ku ntara ya Kivu. Murakoze cyane rero, nanjye mugiye kuganira ndi Kirima Buhungiro. Bahaye ikaze kuri kamera za Face TV. By'umwihariko reka duhere ku muyobozi w'urwego rw'abagabo ku itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi. Ibyo ari byo byose mumaze iminsi mu cyumweru cy'abagabo. Byagenze gute? Mwabiteguye gute? Mwabikoze gute kuva aho cyatangiriye kugera kuri uyu munsi w'umusozo wacu? Murakoze cyane. Iki gikorwa cyangwa uyu munsi mukuru w'itsinda ry'abagabo tumaze icyumweru tuwutegura. Twatangiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 birumvikana 2022 kugeza kuri 16 z'ukwezi kwa 10 2022. Iki gambiriye cyari kugira ngo tuvuge ubutumwa abagabo bakizwe, kuko ikigaragara amatorero menshi duhereye no ku ryacu umubare w'abagabo turacyari bakeya. Rero muri iyo mpamvu twari dufite n'intego y'ivugabutumwa kugira ngo tuzane abandi bagabo kuri Yesu. Byagenze neza rero, twatangiye wa mbere ku itariki 10 dutangira uyu munsi duhura n'abagabo. Umunsi wa mbere ariho hari kuwa mbere twatangiriye mu mazone, kubera ko itorero ryacu rigira zone zitandukanye mu bice biri hafi ya insengero ziri no kure yaho gatoya. Abantu bishyira hamwe bakaba mu mazone. Twatangiriye mu mazone tubonana n'abantu bari mu mazone, abagabo bitabiriye ibyo biganiro byo mu mazone. Dukomerezaho guhera ku wa kabiri tugahurira ku rusengero ku mugoroba, tugasengera itsinda ry'abagabo, tukagira igitaramo cya buri nimugoroba, tugafata umwanya wo kuba imbere y'Imana. Tubikora ku wa kabiri, tubikora ku wa gatatu, tubikora ku wa kane, hanyuma ku wa gatanu tugira umunsi wo kwiyiriza nk'uko byari biri kuri gahunda y'urwego rw'abagabo mu gihugu. Natwe twagize umunsi wo kwiyiriza, twirirwa bamwe abari ku rusengero bari bafite umwanya babaye ku rusengero, abatarabonetse ku rusengero bakoze uwo munsi biyirije bari mu mirimo aho bari. Ku mugoroba twarahuye itsinda ry'abagabo, ubundi twarateguye amasengesho y'itsinda ry'abagabo by'umwihariko mu ijoro ryo kuwa gatanu.
dusenga tureba ngo niki twakora abagabo tukongera kubaka, tukongera kuba abagabo bakomeye umurimo w'Imana. Uwa gatandatu twakomeje no kugira inyigisho z'abashakanye. Buri mugabo yazanye n'umugore we, tugira inyigisho zayobowe n'umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi Basantwarane, aratwigisha. Twari twateguye kuzaha impano abafasha bacu, ibyo twarabikoze. Abafasha tumaze kwiga tubaha impano, baranezererwa cyane, twaba tugize ubusabane. Ibyo twabitangiye guhera saa 10 kugera saa 12 kuwa gatandatu. Twahereye ko dutaha kugira ngo tujye kwitegura igikorwa nyirizina cy'umunsi wo ku cyumweru ari uyu munsi. Uyu munsi rero twari dufite nk'uko insanganyamatsiko yacu yabivugaga ngo mugabo korera Imana wirindishe ibyo wagezeho. Twagize rero ibihe byiza. Abigisha twari dufite abo twatumiye, hari abagabo twatumiye. Pasiteri Michel waturutse i Kigali adufasha kubwiriza. Abagabo bakoze serivisi zose, nibo bayoboye, nibo babigisha Sunday school, nibo bakoze imirimo isabwa ku itorero yose. Ariko by'umwihariko twari twarateguje abantu yuko tuzatangiza n'umufuka, ituro ry'abagabo rizabamo gutangira umufuka w'abagabo ukomeye, tugakomeza kuwubakiraho. Byagenze neza, amaturo yatanzwe kandi ibintu byose byagenze mu mucyo. Turangije duha impano itorero, turangije duha umushumba impano, ndetse dusoreza mu gikorwa cyo kujya kumusura mu rugo no gukora ubusabane nawe. Twagize ibihe byiza rero kandi turabishimira Imana. Murakoze cyane. Ngira ngo utubwiye mu bikorwa byagombaga gukorwa mu cyumweru cyose hari harimo n'ivugabutumwa. Reka tukibaze Mutemi, mumaze gukora ivugabutumwa hirya no hino, mwabonye umusaruro wavuyemo ungana iki? Arakoze Kirima. Umusaruro warabonetse, ariko mbere na mbere ndabanza gushimira itorero rya Assemblée de Dieu ku rwego rw'igihugu ryadutekereje, nyuma ridushakira umunsi. Hajyaga habaho ibihe by'iminsi mikuru y'abagore, iminsi mikuru y'urubyiruko, ariko nta munsi mukuru w'abagabo twagiraga. Itorero rero riza gusanga hari uburyo abagabo basigaye. Turabashimira cyane kuba natwe dusigaye dufite umunsi twishimiramo, tunezererwamo kandi tugakorera Imana. Rero twagize uruhare runini nk'abagabo mu guhagarara n'itorero mu bikorwa byose, ariko cyane cyane intego ari ivugabutumwa. Kuzana umugabo nibura umwe akakira Yesu. Rero twavuze ubutumwa mu baturanyi, tuvuga ubutumwa hirya no hino. Hari abashoboye kuza ndetse bishimishije barenze umwe. Twari dufite abagabo 6, hari n'abandi badusezeranije ko bazaza biturutse mu ivugabutumwa twagiye dutanga mu mago duturanye, abavandimwe, inshuti bakiriye ubutumwa neza. Rero ni umusaruro ukomeye ku bagabo, ni umusaruro ukomeye ku itorero, kuko umugabo niwe nkingi. Ahari umugabo buriya haba hari n'iby'ubutwari. Rero umugabo w'itorero rya Assemblée de Dieu, haba Nyakarambi ndetse n'andi matorero, urwego rw'igihugu rwose, abagabo duhaguruke tuvuge ubutumwa, kuko ntabwo tuzabasha gukorera Imana, ntituzabasha kurinda ibyo yaduhaye, ibyo twagezeho tutahagurutse. Duhaguruke dukorera Imana, duhaguruke tuzane abandi bagabo. Hari abagabo benshi badakijijwe kandi nitwe tuzabazana, kuko Imana yaduhaye ubutware bwo gutegeka. Tugiye kujya dutegeka uciye mu Mwuka Wera, hanyuma duhamagare abagabo bazi kandi bakizwe.
murakoze kirimo. murakoze cyane ngira ngo muri turi gukora introduction turi kwivuga mwumvise ko urwego rukuru rw'abagabo umuyobozi warwo ari ahangaha kuri Assemblée de Nyakarambi. Reka tubaze Ruriye Byamungu, ese ubona ari nk'ayahe mahirwe itorero rya Assemblée de Nyakarambi rifite kuba umuyobozi mukuru w'urwego rw'abagabo mu Rwanda ari umushumba w'itorero rya Nyakarambi? murakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza. Mu by'ukuri biragaragara neza ko abambere bafite inyungu cyane ni abanyetorero ba Assemblée de Nyakarambi, kubera ko n'ubundi umwera uturutse bukuru bira hose. bivuze ko abanyetorero ba Nyakarambi nkurikije ukuntu nabibonye umunsi muri Assemblée de Nyakarambi, ubonaga ko bafite inyota yo kumva, kandi urebye n'umubare munini wabonetse abantu batandatu hano nabashije gukurikirana ibyaho, nabonye rwose ari umubare ushimishije. ubundi itorero ryasabwaga umuntu umwe gusa nibura, ariko abantu batandatu ni benshi cyane kuba baje ku Yesu. bivuze ko icyumweru cyose gishize abanyetorero ba Assemblée de Nyakarambi barakoze cyane, bavuze ubutumwa nk'uko amabwiriza yemeje, cyane ko bigaragazwa n'umusaruro. bityo rero ntekereza ko babikeshwa n'ubundi no kuba umuyobozi w'abagabo b'igihugu ari hano Nyakarambi. nkumva rero ari igikorwa kizanakomeza cyane, nk'uko n'ubundi abayobozi ba Assemblée de ku rwego rw'igihugu batekereje uyu munsi, bagira ngo uyu munsi n'ubundi bikorwa bigumyeho, ubutumwa bigumyeho mu nyungu z'umurimo w'Imana. ubona y'ukuntu n'ukuntu nabonye babishishikariye n'ukuntu bawukunze, ndetse n'uburyo usanga abagabo kugira ko babibonyemo uburyohe, ukabona ko rwose bazagira inyungu nyinshi cyane, ahubwo bakaba intangarugero uburyo bazatanga urugero rwiza igihugu cyose kikaba cyahinduka. arakoze cyane. bwana Mutubi yabikomojeho avuga ngo mu Rwanda hajyaga habaho iminsi mikuru itandukanye y'abagore, urubyiruko n'abandi, ariko mu rubyiruko abagabo ugasanga ntabwo bahabwa umunsi wihariye wabo. bwana Pastor umushumba w'itorero rya Assemblée de Nyakarambi, ndetse ukaba n'uhagarariye urwego rw'abagabo mu gihugu, mbese uyu munsi mwabitekereje mute kugira ngo uyu munsi ushyirweho muri Assemblée de? Murakoze cyane. kugira ngo ni inkuru yari imenyerewe ko abagore bagira umunsi mukuru wabo no ku rwego rw'igihugu ndetse no mu itorero wari uhari n'urubyiruko. abagabo rero bakire mu mutima bakavuga ngo indi minsi isigaye ni iyabo. ese abantu bavuga ngo ese kuki abagabo batagira umunsi mukuru nabo noneho bakitwikira mu mutima tukavuga ngo indi minsi isigaye ngo ni iy'abagabo. ariko mu by'ukuri iyo byiswe umunsi cyangwa bikitwa icyumweru, hari mesaje ikomeye itangwa, hari umwihariko cyane ukorwa kuri urwo rwego. ubwo rero nk'urwego rw'igihugu twaje gusanga hari byinshi abagabo bahombye, urwego rw'abagabo, kandi mu by'ukuri guhomba k'umugabo bigira ingaruka ku mugore, bigira ingaruka ku mwana, bigira ingaruka ku muryango, urumva ko bigira n'ingaruka ku itorero. twasanze rero hagomba kubaho mu mwaka nibura icyumweru cyihariye cy'umugabo kongera gutekereza agaciro ke, ku mahirwe ye, umugisha we afite, umusanzu we agomba gutanga ku itorero, ku gihugu, hakabaho kubiganira ndetse no kongera kwegeranya izo mbaraga, ndetse by'umwihariko nk'uko babivuze guhera kuri perezida w'abagabo na vice ndetse n'umubitsi mu rwego rw'intara, hakabaho no kuvuga ubutumwa no kongera gukangurira abagabo gukizwa, abacitse intege, abaguye bakabyutswa. n'ubundi ni inshingano ya buri munsi, ariko muri icyo cyumweru bikaba umwihariko cyane no kongera kwitekereza. rero niyo mpamvu twasanze twaranyazwe, tubona ko tutahama twire mu mutima ngo iminsi isigaye ni iyacu, kandi wareba ukabona ko ntacyo turi kuyikoramo kigendanye wenda n'izo nshingano. arakoze cyane. ngira ngo uyu munsi nagize amahirwe cyane yo kubona imikorere y'abagabo kuri iri torero rya Assemblée de Nyakarambi, aho ubona abagabo
bashyitse muri Kristo basirimba bakabyina bikagenda neza. Mubona ari nk'iyihe nyungu itorero ryaba rifite abagabo bose baramutse biyumvishemo ko bashobora gukora uwo murimo wo gutanga imibiri yabo ikorera Imana? Nk'uko twari dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umugabo ukorera Imana wiringisha ibyo wagezeho, twaje gusanga abagabo bakora biyubaka byiza, bakubaka ingo zabo ni byiza, kuko ni inshingano nayo Imana yahaye umugabo. Ariko mu by'ukuri iyo bigeze ku kurinda kunze kugira intege nke abagabo benshi, kuko barakora bagahagasa, bakajya za Dubai, bakajya ahantu hatandukanye, bagahanga amakampani, inganda n'ibindi. Yajya kurinda akarindisha igipangu, akarindisha za metalike, akarindisha abasekirite, akanabishyura, kumva yarinze, ajya muri za siransi runaka akumva yarinze. Ariko muri kurinda kwiza, kuko umugabo umwe yabivuze witwa Salomo ngo Uwiteka atarinze abarinzi babera amaso gusa. Ibyo umugabo yakora rero avuga ngo yarinze atarindishe ku Mana, twaje gusanga ari ukunyagwa. Ikindi twaje gusanga abagabo benshi, usanga ari benshi mu kabari, usanga ari benshi ku kibuga mu bafana, usanga ari benshi muri gereza, hari urusako aho wumva abantu barwanuka cyane kumva barimo bararwana. Ahenshi ushobora gusanga ari abagabo, abari kujya impaka bagira usanga ari abagabo. Rero ariko waza mu rusengero muri korali ukabona mbaru, ukabona ni bakeya. Ubwo rero ni inyungu ikomeye umugabo yahaguruka akavuga ubutumwa, akaririmba, ni umugisha ukomeye cyane, kuko urumva bizazana umugisha nyine kuri wa mugore, kuri wa mwana, kuri wa muryango muri rusange. Kandi na ka kazi azakora, niba ari ubucuruzi, niba ari umuyobozi muri leta n'iki, azaba yavomye imbaraga z'urukundo n'umuyoboro mwiza gutuma n'ibyo akora abikora neza, bityo abe yarinze. Urumva rero ni umugisha ukomeye, ndetse mbwira umugabo waba umurikiranye atarakorera Imana, ibyo ukora byose ongeraho gukorera Imana, kuko ari nabyo bya mbere bizatuma n'ibyo ukora bigenda neza. Hari umugabo umwe ageze izina rye ndibuka, ariko yabaye umwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo za Amerika, yari umuririmbyi mu itorero rya Assemblée de Dieu muri Amerika, ariko ari mu bayobozi bakuru b'ingabo za Amerika, ariko ari umukoraliste. Urumva rero nta rwego umuntu yageramo rwatuma ataririmba cyangwa se adakorera Imana. Wenda reka nguhe urundi rugero rwa Bibiliya. Umwami Dawudi yari umukozi w'Imana, yakoreraga Imana ayirindisha ibyo yagezeho mu kuyikorera. Yari umuririmbyi, afite indirimbo yahanze ubona muri Zaburi nyinshi, yari umuririmbyi. Ubwo rero nta mwanya umuntu yajyaho, nta mugabo wava ngo nageze kuri uyu mwanya watuma ntakorera Imana. Aho arakoze cyane. Ngira ngo muri kubyumva neza ko gukorera Imana nta gihombo kandi nta nubwo bigira imyaka. Bwana Murangwa Fred, ngira ngo mwabwira nk'inama mugira abagabo bari mu rwego rumwe namwe mu myaka, ariko bakaba barinangiye baravuze bati rwose tuzaguma kwibera uko twakaba, ubahe nko ku nyungu ugenda wibonera wowe ubwawe wiyumvira muri rusange. Urakoze cyane. Kirimo inyungu zo ni nyinshi, ariko iyo umuntu ataragerageza ikintu biragoye kugira ngo amenye ubwiza bukirimo. Twagiriwe umugisha wo gutera intambwe twakira agakiza, dufite byinshi twungukiyemo. Dufite ingo nzima, ingo zitekanye. Umugabo ufite wakiriye agakiza, hari ibintu byinshi anyuranyeho nawe wowe utari wakira agakiza. Ingero rero zituruka kuri abo ngabo bose, urugo rwawe, kubanye n'umufasha wawe, abana bawe, ya sosiyete ubamo, uba ufite akamaro bifitiye. Uyu munsi wa none ingo nyinshi n'izifite ubushobozi atari kuvuga ngo ni ubukene, zifite ikibazo. Ubumvira ijambo ryitwa divorce rigaruka ahantu, rigaruka ku ngo nyinshi. Abantu bari mu manza, abanyura kuri imaje kugira ngo bajye kubafasha, bose abo ngabo urebye
mwanya abantu benshi ni abadakijijwe. Iyo mwamaze gukizwa, ibintu abantu bapfa ni ugucana inyuma imitungo yabo kuko itari ahantu hamwe, kuba mudashyize hamwe. Iyo mumaze gukizwa muba mwabaye ikintu kimwe, ntawe uhisha undi, telefoni atabona mesaje ye, ntawe uhisha undi umutungo afite ajya kuwuhinduza awumitse ahandi. Rero iyo uzi muri gukizwa ntakangurira abandi bagabo, ni uko ni ubwishingizi baba bagiyemo n'ubuzima bwabo, kandi bakarushaho kugira ngo ejo habo heza hazabe imbere umuryango wabo ndetse na sosiyete batuyemo bayihindura. Bwana Muteri, ubona ari ayahe mahirwe abagabo baba bafite mu gukurikira Yesu? Amahirwe ya mbere ni amahoro. Umugabo wakurikiye Yesu agira amahoro kuri we no ku byo atunze, kuko aba afite ubwishingizi butarangira, aba afite ubwishingizi kandi budasaba ikiguzi kinini. Ubwo bwishingizi nibwo bwonyine duhagararamo tukabona ubutsinzi. Rero umugabo utaragira amahirwe yo kumenya Yesu, umugabo utaragira amahirwe yo gukurikira Yesu neza, afite igihombo. Afite igihombo kuko nta burinzi, yaba ari ukurinda urugo rwe, yaba ari uburinzi ku giti cye, ku bana be, ku mugore we, nta burinzi afite. Rero buri mugabo wese w'itorero rya Assemblée de Dieu akwiye gukizwa neza, akwiye guharanira kuzana abandi bagabo batarakizwa kugira ngo abafashe kujya mu bwishingizi buzaramba, ubwishingizi bwa hano ku isi, ubwishingizi ndetse buzakugeza no mu ijuru. Rero numva ari iyo nyungu, kandi bikaba n'igihombo ku bataramenya iryo banga ry'ubwo bwishingizi. Murakoze. Murakoze cyane. Hari abantu benshi bumvise ko umugore ari umutima w'urugo, ndetse banavuga ko ari nawe ugomba gusengera urugo. Bwana Laurier, iyo umugabo apfukamye ku karago agasenga, wowe ubibona ute? Uburyo bigaragara ko yahindutse, ni ko abagabo bakunze kwihagararaho, ariko iyo umugabo afashe iya mbere mu rugo, agafata iya mbere yo gukurikira Imana, icya mbere aba akiri n'igisi byamukubaga, ntaba akigiye mu kabari aho yangiza umutungo w'urugo, agaruka akabona umwizerwa mu rugo, umutekano uraboneka, amahoro akaboneka, kuko ajya muri Yesu kandi Yesu nawe akagumamo, bityo Yesu akamurinda. Iyo yemeye gupfukama agaca bugufi, byumvikane neza ko n'umudamu we ndetse n'abana nakwiha rero nafata nk'urugero kuri njyewe, ariko njyewe njya wabanje gukizwa bwa mbere kwakira Yesu umwami w'umukiza. Ntabwo byatinze bakurikiyeho madame, abana bakurikiraho, bityo twabonye amahoro atari asanzwe ndetse umutekano, bituma tubasha no kugira no ku iterambere tubaho turi gutera intambwe bitewe n'uko twese tuje muri Yesu. Nizo nyungu rero z'umugabo wafashe iya mbere yo kugira ngo umenye Imana. Murakoze cyane. Pastor, ngira ngo mumaze kumva ibitekerezo by'aba bagabo b'Imana muri kumwe bamaze gutanga. Benshi baragaragaza ko kuba muri Yesu nta gihombo kirimo kandi ari kimwe mu bituma ubuzima buba buzima. Nagira ngo mbabaze, mutegura iki cyumweru cy'abagabo mwari mwihaye iyihe ntumbero? Ese umusaruro w'icyo mwumvaga mushaka kugeraho waba waragezweho? Urakoze cyane. Nk'uko abagabo bagiye babisobanura b'abayobozi, kandi mboneraho no gufata umwanya wo kubashimira cyane ko aba bagabo twicaranye ni abagabo koko, kuko n'ibiro byabo bigaragaza ni abagabo mu bikorwa, mu bitekerezo, bakoze n'ibikorwa byiza bya kigabo muri kino cyumweru.
mu byo twasabaga abagabo mu rwego rw'igihugu mu matora atandukanye, nakizera icyizere nagihawe n'ibyabo abo kuri itorero bakoze, byampaye icyizere ko n'abandi nkurikije ibyo byakoretse, nizera ko n'abandi nabo bakoze ibikorwa bikomeye. Rero umusaruro twumvaga wa mbere ni uko nibura hagira abandi bagabo bakizwa bakakira ayo mahirwe twahoze twumva, ayo mahoro, umutekano, ubuzima bwiza, icyizere cy'ejo hazaza cyo mu ijuru. Rero niyo ntumbero, niyo mpamvu twifuzaga ko nibura buri torero, buri rwego rwo ku itorero nibura bazakora ibishoboka hagira abagabo babiri bakizwa. Sabo gusa wenda babaye 10, babaye 20, 50 ni byiza, ariko buri torero ntizajya munsi ya babiri. Murumva muri Assemblée de Dieu dufite amatorero 210. Ayo matorero yose abakristo bashoboye, ayo matorero yagishoboye gushaka abo bantu babiri. Bivuze ko kino cyumweru kigiye kudusigira abagabo 420 bakijijwe. Urumva ni ingabo zikomeye cyane. Abo bantu bo bahagaze bumva uko baba bameze. Rero mu by'ukuri uwo musaruro turawizera ko amatora twagiye tuvugana, hari abantu bakijwe harimo ndetse n'abisilamu bashoboye kuvuga ngo twakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari abantu bakijwe batandukanye, raporo tuzayishobora kuyegeranya nyuma turebe umubare twungutse, ariko nkurikije umubare w'abagabo 6 bashoboye guhagarara uyu munsi mu itorero baha Kristo ubugingo bwabo biyemeza gufatanya natwe nk'abagabo b'itorero rya Assemblée de Dieu Nyakarambi. Turizera ko no ku yandi matorero naho byagenze neza. Rero intsinzi twayigezeho no kuba abagabo barahuye bagasenga. Wa gatanu wari umunsi w'amasengesho rusange, abagabo muri Assemblée de Dieu, inyigisho z'abashakanye. Rero umusaruro turizera ko twawugeze. Turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ni nk'ikihe kintu mwabwira abagabo bose muri Assemblée de Dieu mu Rwanda, atari kuri Nyakarambi, atari ku ntara ya Kibungo gusa, ahubwo mu Rwanda hose? Rero message natanga cyambere no kubashimira abashumba mpereye ku buyobozi bwa Assemblée de Dieu, umuvugizi mukuru ndetse na komite na Assemblée Générale ya Assemblée de Dieu, kuba barashyizeho urwego kugira ngo rubeho inama batugira, amasengesho badusengera, mu by'ukuri byagize umumaro cyane. Imana ibahe no gushimira komite nkuru ya Assemblée de Dieu y'abagabo mu gihugu n'abayobozi ku rwego rw'intara ndetse n'abashumba ku matorero n'abayobozi b'abagabo mu maparuwase ndetse no ku matorero. Ni ukubashimira umurimo bakoze muri kino cyumweru. Imana ibahe umugisha, mwarakoze umwanya wanyu, ubutunzi bwanyu, ibitekerezo, mbese buri kimwe cyose mwakoze mbasaba umugisha, mwarakoze cyane. Hanyuma rero icyo nabasaba ni ukugira ngo amahirwe twabonye muri kino cyumweru ntarangirane n'itariki ya 15. Iyi nsanganyamatsiko tuyikomeze, mugabo korera Uwiteka, irindisha ibyo wagezeho. Rero tuzabikomeze mu matorero, mu bikomeze aho abashumba tubikomeze, mu nzego zose tubikomeze, dukomeze turebe ese ndiho ndakorera Imana, ese ndiho ndarinda ibyo nagezeho. Kuko mu by'ukuri abo basaba za divorce usanga barakoze, ariko icyo bibagiwe ni ukuri. Ugasanga nyine ntibarize, kandi turindira ku Mana, hahandi gukorera Imana. Rero nasaba yuko imbaraga dukuye muri kino cyumweru izipfa ubusa tuzikomeze, ko gusenga tubikomeze. Buri torero nasaba ko bagira ingamba zandikwa, bagira ingamba bakazandika, tuzazihuza muri paruwase, tukazazihuza mu ntara no mu gihugu. Tuzazifata tuvuga ngo iki cyumweru cya 2022 cyadusigiye izihe ngamba, ku buryo tuzisuzuma mbere yo kwinjira mu cyumweru cy'umwaka utaha, tureba ngo za ngamba twafashe zatugejeje kuki, tugiye kwinjira muri iki cyumweru kindi twarageze kuki, turakora iki. Rero Imana ibahe umugisha, niho nasoreza. Dukomeze duharanire kurindira izina. Kuba umugabo si ubwanwa si ipantaro, kuba umugabo ni ibitekerezo, ni ibikorwa. Tudefandire izina,
tubidefande dushobore guhesha Imana icyubahiro, bityo ububyutse buze muri Assemblée de Dieu ndetse no mu yandi matorero, kuko abakurikirana ibicano ni benshi no mu yandi matorero, aho usengera buri wese mu itorero aharanire kuba umugabo, kandi abagore mufashe namwe abagabo banyu, abana mufashe ababyeyi banyu, dufatanyirize hamwe kureba ko twakubaka umuryango. Imana ibamugisha. Murakoze cyane, reka dufate uyu mwanya tubashimire umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi, by'umwihariko tubashimire ku bikorwa by'indashyikirwa mwagezeho mu cyumweru kimwe, kugira ngo abantu 6 ntabwo ari bake, ntabwo ari umubare muto, mwagakoze cyane. Reka rero dushimire abadukurikiye guhera dutangiye iki kiganiro kugera tugisoje, dushimire kandi bahise bafata umwanzuro bagakanda kuri subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo n'ikindi kizaza ejo bazabe bari tayari ko bazakibona buryo bwiza. Mugira amahoro y'Imana. Gusa ari gato numva hari umugabo waba wadukurikira tarakizwa, ubwo rero twungutse 6 twagira ngo tugire twunguka kuri icana. Niba ari umugabo wakurikiye iki kiganiro cyangwa se akaba ari n'umugore ushaka gukizwa, turagira ngo dusoze dusengera uwo muntu yiyemeza gukizwa kugira ngo ahe Kristo ubugingo bwe. Mana ishobora byose, wasubira muri aya magambo: Mwami Yesu, ndakwakiriye mu mutima wanjye, mbere umwami n'umukiza, uhereye none mbaye umwana wawe kubwo kukwizera, mu izina rya Yesu, amen. Mana nk'umugisha abadukurikiranye bose, n'abagabo muri rusange ba Assemblée de Dieu ndetse n'abagabo basengera mu matorero atandukanye, bose ubaha umugisha, n'imiryango yacu, abafasha bacu, abana bacu, n'igihugu muri rusange. Ukomeze kudufasha kubaka umuryango mwiza utekanye kandi ufite amahoro, ukubaha, ugukunda. Mu izina rya Yesu, amen.